ishinzwe kubasezerera ibitaho kuva bavuye mu tubo kugeza aho bagiye mu ngo zabo. Umudamu ararwaye ntabwo yabonetse hano, bityo mu mbaraga zanje n'umuryango ntabwo komisiyo izabitaho gusa, ahubwo natwe turafasha komisiyo natwe kubitaho cyane cyane mu bitekerezo n'imbaraga, uburyo bakwiteza imbere bakaba abanyarwanda basanzwe. Hari igihe kimwe nagiye kumusura arambwira ati none ko nubishe mu Rwanda baricaga ntago bazanyica cyangwa bakanyuza nkayoberwa ukabayoberwa irengero. Bati humura ntacyo uzaba. Nsubiyeyo ntangaba no kumbwira ati uzi cyabayeho nturije umuyobozi wabo bangize umuyobozi. Ndamubwira ati humura ntacyo uzaba, nigushaka uruhusha uzabyake ntucerende uce mu nzira zemewe uzadusura bisamwe kuko natwe tugirute tugusura. Nkaba nshimira leta y'u Rwanda nukomeza kangura n'abandi bose bate mu mashamba baze twese dufatanye kuba rwatubyaye nuko murakoze. Uyu ni mugabo mushiki wanje, ni murama wanje, ararwaye ntabwo yabonetse hano. Murakoze cyane. Baratatanye umwe yaje intambara yabaye baramena iwaza arataha, uyu nguye anyura mu nzira zemewe. Murakoze kumva ijambo. Nitwa Mutuyimana Mudakemwa. Abisa igihe narindira hakurya mu mashyamba twari tubayeho nabi. Uyu muri kureba ni muramu wanje, yikazaga kuza kumbwira ngo watashe iwacu kari amahoro. Amubwira none ko baje batubwira yuko umuntu wambutse akayisubira iriya bamwica. Aravuga ngo hoya ni ukubeshya. Ndamubwira ngo subira inyuma nanjye ndasigara ndabyiga. Ubwo yasubiye inyuma arangije afata umwanya arongera aragaruka, ageze arambwira ngo bofu wambabariye ukaza tugataha, kuna ari njyewe bagize shefu w'umutekano. Mbwira ngo genda ndacitegura. Intambara yarateye irangije gutera. Ubwo wari uri mu rugo yarinje, umudamu sinzi we yaragiye. Ubwo kiramuntu yirukanse ukwe. Ubwo mfata utwana ndaturundarunda, ndangije guturundarunda ndavuga ngo none se ubwo ko ngiye kugwa ino ubundi inyungu mbifitemo ni iyihe? Ahubwo reka mfate icyemezo cyo kugira ute cyo gutaha. Ubwo ntabwo narinzi iyo umudamu yarenganye nawe iyo yirukagiye yafashe umwanya wo kugira ute wo gutaha mu rugo. Cyo nashima ni ukubera nageze ino ndangije musanga yarataje. Ngeze muri komisiyo imfata neza, irangaburira, impereza ubwenegihugu. Hano ndi umunyarwanda, karita ndayifite, hano natembera amasaha 24. Nkaba nshimira perezida w'igihugu watanze imbabazi, hamwe nkaba mbashimira. Murakoze. Gushima kwanjye kurangira mvuze bwakwira bugaca, ariko reke nikaho ngaho. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Demode Mbale Amos, nkaba ndahangaha mvuye mu kigo gishinzwe gusubiza abahoze mu gisirikare ubuzima busanzwe cya Mutobo. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rubavu, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, n'abayobozi bose bari hano b'umutekano, ndabashimiye. Ikimpagaritse aha ngaha ni ukugira ngo mbashimire ubuyobozi bukuru bw'iki gihugu buyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, wowe wemeye kudutegera amaboko tutari dukwiriye.
ikindi hashimira ubuyobozi bwa komisiyo bwo bwatwakiye twambaye ubusa bukatwambika, abana bacu barwaye bwaki bakabagaburira, ubu ngubu bakaba bafite ishusho y'Abanyarwanda, nabwo ndabushimira muri rusange. Ikindi guhagarara aha ngaha muri make ni uko twageze hariya bakatwitaho mu buryo ubwo aribwo bwose, baduhaye ibyigisho, ho twize ibintu byinshi bitandukanye, twize amateka y'iki gihugu kuko aho twari turi hari hakurya ntitwari tuyazi, ayo twari tuzi ari amateka agoretse cyane, ariko barayatwigishije, turabashimira cyane, twarayamenye, umuntu wese ufite ubwenge yarayamenye. Bafashe n'igihe batujyana mu rugendo shuri tujya kuyareba i Kigali, twirebera ibintu byabaye mu Rwanda, ni ibintu biteye agahinda binababaje cyane. Batwigisha uburyo dushobora kwiteza imbere, uburyo umuntu ufite ubwenge yatekereza, agatekereza igitekerezo cyamubeshaho. Mu by'ukuri bayobozi namwe baturage bo mu karere ka Rubavu, iyi mirenge ebyiri Bugeshi na Mudende bagiye kutwakira, ubu turi Abanyarwanda bazi icyo gukora, tuje gufatanya namwe. Umunyarwanda wese uri aha ngaha ubu icyo yatekereza gukora nanjye nagitekereza kuko nabigishijwe bihagije. Mu izina rya bagenzi banjye rero hatinze, hari akandi kantu nibagiwe mu mbabarire. Ubuyobozi bwa komisiyo bwadusezeranyije yuko butazadutererana, iyo tuzagera hose bazadusura, none ubuyobozi bukuru buraduherekeje butugejeje iwacu, turabashimiye cyane, Imana ibahumugishe. Tubasezeraniye yuko imbuto mwatubibyemo tugiye kuzera, tugiye kuba Abanyarwanda beza. Murakoze. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbanze mbibwire abasangwa bo turahorana, nitwa Murindwa Prosper, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Rubavu, gafite abaturage bitwa Inganji, babanye neza, bakundana, bakora cyane, bakunda igihugu. Umuntu ugize amahirwe yo kugaruka mu Nganji za Rubavu, mugira amahirwe cyane kandi mwahisemo neza. Kugira ngo tuganire tuziranye, ndagira ngo mbagezeho abashyitsi baje kwifatanya natwe, ariko nubwo mbise abashyitsi ntabwo ari abashyitsi, ni inshuti za Rubavu, turahorana. Turi kumwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero, abahoze ari abasirikari. Ndagira ngo munyemerere dusabe Honorable Nyirahabineza Valeri, ni umuyobozi w'iyo komisiyo. Ndagira ngo mwese mumfashe tumwakirane ibyishimo mu karere kacu. Bahagurukiye rimwe, ariko n'uriya mubyeyi mwabonye yambaye ikoti ry'umweru. Iriya komisiyo iyoborwa n'uwo bita perezida, akungirizwa na visi perezida cyangwa vice chairperson. Twakire rya General Retired Jack Nziza, nawe tumwakire mu Nganji za Rubavu asanzwe. namwe muri Nganji
za uyu munsi. Nindangiza nabigisha kiriya kivugo tuyifate Cyane. Yes. Turagiye kwakira Honorable Nyirabineza Valerie, Chairperson wa komisiyo. Twakiye General Major retired Jack Nziza akaba Vice Chairperson. None harakurikiraho abakomiseri bagize iyo komisiyo bandi, ngiye kwerekana umwe ku wundi. Twakire dutangire ku ruhande rwo hirya Honorable Nyirarugero Dansire. Murakoze. Tugarutse hino twakire Honorable Gatabazi Jean Marie Vianney. Murakoze. Twakire Honorable Muhongayire Jacqueline. Abo rero nibo bagize iyi komisiyo, ariko igira n'abakozi b'abatekinisiye bayikorera, nabo nagira ngo aho bari bahaguruke iyi komisiyo tuyakirire rimwe. Komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ku rugerero. Bari muri mweru, sibyo? Munyemerero nanone twakire abayobozi mu nzego z'umutekano bakorera mu ntara yacu no mu karere kacu. Tubanze Colonel Sezikeye uhagarariye umuyobozi w'ingabo mu ntara, akaba ashinzwe guhuza abaturage n'igisirikare. Murakoze cyane. Twakire umuyobozi w'ingabo mu karere kacu Colonel Sesonga, nawe tumwakire. Twakire umuyobozi w'ingabo z'inkeragutabara mu karere kacu Colonel Bayingana. Twakire umuyobozi wa polisi mu karere kacu bamwita DPC Senior Superintendent Karega. Twakire abayobozi b'imirenge. Hano turi mu murenge wa Mudende, ariko duturanye n'umurenge wa Bugeshi. Hari abayobozi b'iyo mirenge bose bahagurikira rimwe n'ubwo yari yatwakiriye, tubakire. Ubundi rero abasigaye numva turabasangwa. Nagira ngo nsabe kandi abashyitsi mwese mwaje muvuye mu kigo cya Mutobo mumaze iminsi, muhaguruke tubakire ku mugaragaro mu karere kacu. Murakoze cyane. Turacyabakira. Twabanje kubakira mu mbyino, turabakiriye kandi turaza no kubaherekeza tubageze hafi yo mu rugo. Nyakubahwa Chairperson, bayobozi mwese muri hano, akarere ka Rubavu turagira ngo tubashimire ku musanzu mukomeje kuduha wo guhuza abaturage bacu. Akarere kacu kari ku mupaka, kandi kuba ku mupaka hari amateka twihariye. Tumaze imyaka myinshi dufite abaturage bacu twifuza ko baza ngo dufatanye kubaka akarere. Bagenda baza mu byiciro, kandi tubashimiye uruhare mugira mu kubakira, mukabanza kubatoza, kubinjiza mu buzima bw'igihugu mbere y'uko bagera hano natwe ngo dukomerezeho. Hari icyuho kinini twari dufite kuba tutabafite. Hari abamaze igihe kinini muri Kongo, ariko ugasanga umugabo muri Kongo, umugore n'abana bari hano. Urugo rero iyo rutuzuye, imbaraga ziba zatakaye, ntabwo batera imbere uko bikwiye. Ariko nanone hari abamaze igihe hanze bari kwigishwa nabi, bangishwa u Rwanda, bagatinya kuza, mu gihe abahageze mbere
bateye imbere ndetse bagasiga n'abatarigeze bava mu gihugu, kubera yuko u Rwanda rutanga amahirwe angana ku bantu bose, kandi dufite uburyo butandukanye bwo gukomeza kubakurikirana, kubatega amatwi no kubafasha tubaha amakuru y'ahantu y'inzira z'iterambere. Muri uyu murenge wa Mudende twakiriye abantu benshi bagera kuri 33 mu karere kose, ariko Mudende yonyine ikagiramo 16 n'indi mirenge irabafite, ariko abahageze imbere twabakiriye hamwe, ubu ngubu bari gutanga ubuhamya bukomeye cyane bw'ibyo bamaze kwigezaho. Iyo icyo bahurizaho ni ukuvuga ngo n'abandi bose bahagarariye inzego z'umutekano hano, abavandimwe, abaturage b'aka kagari, muraho neza? Twishimiye kugera aha ngaha iwanyu muri aka kagari ka Bihungwe. Nk'uko nyakubahwa meya yabivuze, twerekeje abavandimwe bacu kandi banyu, abana b'u Rwanda. Turabaherekeje kuko ni Abanyarwanda, kandi nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ati yegeye amaboko abana bose b'u Rwanda kugira ngo batahe bave mu mashyamba n'ahandi bari hose, maze baze dufatanye twese kubaka igihugu cyacu. Murumva atari byiza? Mwampereye amashyi ya perezida. Abandi byari byabayobeye. Bavandimwe, ntabwo ndi buvuge menshi cyane, ariko ndagira ngo mbahe ubutumwa bukomeye. Nagira ubuntu njya mu bihugu byinshi mu kazi, dutumweyo kubera akazi dukora. Nagiye mbona ahari abantu bari mu mitwe yitwaje intwaro henshi n'ibihugu rwose duturanye, ariko nta na hamwe bigeze bafatwa nka hano mu Rwanda. Ibi ndabivuga ntabwo tugiye kwirata, ariko aba bavandimwe iyo muza kubona ukuntu baje bameze, mwari kugira agahinda. Cyane cyane abana babo, abana baza barwaye bwaki ni muyizi. Abana baza bateye agahinda, bambaye ubusa hamwe n'ababyeyi babo, mbese ubona ari abantu koko batesetse. Ariko iyo bageze mu Rwanda nabo bivugira ko u Rwanda atari Kongo. Muri Kongo niyo yabonye utwo dushyimbo n'uturayi, yabonye ari uko agomba gutanga imbaraga nyinshi, arabiteka, byajya gushya amasasu agaturika. Umugore yabona utwana afite, akikorera inkono iri kubira, agashaka ibyatsi akabanja ingata, agashyira ku mutwe akikorera, kugira ngo b'abana atagera imbere, abana bakavuga ngo mama ngiye ibiryo. Abagabo babo bakajya kurwana hirya mu mashyamba, abagore nabo bari aho ngaho mu mashyamba n'abana. Nta mwana wiga, nta mwana uvurwa, nta mubyeyi uvurwa, mbese bakavurwa na bya byatsi. Nabyo biravura yego, ariko ntibaba bazi ngo bivura iki. Hanyuma kandi bakagira ibyago, hakaba abantu b'inyangabirama, b'abagome, bahaduyi, bakababwira bati uramenye ntuzaze mu Rwanda, uramenye gacaca yaguciriye urubanza, uramenye bari kumuganura ko ari wowe wishe abantu baha n'aha, uramenye ntuzatawe. Naho wajya kubireba ugasanga wenda umwe mu bavandimwe we yafashe akarima ke yarakariye, cyangwa se ntashaka, yaragafashe ntiyakariye ariko aragahinga kakamuha umusaruro. Ntashaka rero ko nyirako aza ngo nawe yumve ku byiza by'u Rwanda, akamubeshya akamushuka
noneho muri Kongo naho abari mu mitwe yitwaje intwaro ba FDLR bakamubwira bati twamenye yuko ugeze ku mupaka wese yinjira mu Rwanda ahita bamukata umutwe. Ati niyo mutobo mwumva bavuga mu kanya barabivuze batanze ubuhamya ngo twirirwa turi gukinja abantu turi kubasobota nta muntu twica oya nta n'uwinjiye mu Rwanda ngo yicwe ntawe uko baje niko bagenda bagataha iwabo nta n'ubwo ngo baba bazi ko bazagera iwabo cyangwa ngo ko bazagira n'umuntu babona. Ari nayo mpamvu twafashe gahunda ngo tubazane tubaherekeze. Ubu kandi uko mubona aba ngaba no mu gihugu hose mu turere 24 hari uturere 6 tudafite abantu ariko si ukuvuga ko tudafite abari mu mashyamba. Mu batashe ubu ngubu muri utwo turere nta barimo. Rero hirya no hino abakozi ba komisiyo de mobilisation bafatanyije n'abandi babaherekeje. Ubu dufite telefone turi kureba buri kanya ngo tugeze aha. Meya w'aka karere atwakiriye aduhaye gitifu w'umurenge gutyo kugira ngo hatagira uhutara kuko aramutse ahutaye dore ko mubona twicaye aha twese twari ryose. None rero turabazanye barashutswe barabeshwe. Mu kanya hari umudamu ngira ngo ntabwo ari muri uyu kagari, hari umudamu twerekanye hariya hafi aho twateraniye. Umudamu yaratahutse hanyuma biba ngombwa ko atahuka wenyine azana n'abana be 10. Akigera mu Rwanda za nyangabira amaze telefona FDLR mu mashyamba ngo babwire umugabo we kuko umugabo we yari umurwanyi yari umusirikari, ngo babwire umugabo we ko umugore we bamwiciye ku mupaka. Buri mwana we uko ari 10 bakamwicira, umwe bakamwicira muri uyu mudugudu, undi bakamujyana ahandi, undi bakamujyana ahandi. Umugabo yenda kwiyahura mu kanya yarabitubwiye kandi umugore ahari n'abana b'10 barabatuzanira umutobo turabondora none bameze neza. Ubu baratashye baje muri iyi mirenge yabo. Umugore yakoze uko ashoboye kose tumufashije ahamagara umugabo we. Umugabo amwumvise ati se ufite ijwi ry'umugore wanjye? Undi ati ni jyewe. Kandi barambwiye ko wapfuye? Ati ndiho. Abana banjye ati bari hano abashoboye kuvugana nawe reka bavugane nawe. Bavugisha papa wawe bari baramubwiye ko babishe. Ise nawe afata gahunda niba ari ntabwo ise yaraje yazanye n'abandi basirikari 4. Uwo mudamu nawe gutahura umugabo we yatahuye abandi basirikari 4. Urumva ko ibyo ngibyo ari byiza, si byiza bavandimwe? Rero hano tugizanye ukuri, hano tuvuye ku mupaka kandi abo bantu b'inyangabira abanzi b'u Rwanda bajya bambuka bakaza gufata abana banyu ngo babashyire, bakababesha ngo bagiye gutwara moto zabo cyangwa ngo babacanire amakara cyangwa ngo babacururize amabuye y'agaciro. Bageraho ejo ukumva ngo bageze muri FDLR. Nyabuna dufatanye. Dore nyakubahwa meya yahagurutse kandi nyakubahwa meya ndamushimira cyane n'inzego akorana nazo. Turafatanya gukangurira abari mu mashyamba ngo batahe baze rwose. Uko iyo mwirebye mubona mutishimye koko uzi kwirirwa wirukanka aho ujya muri uyu munsi bakakubita ngo bwa ukiruka ukabugera hariya bakakubita ngo bwa ukira urangije komine yose akarere. None rero dufatanye. Birashoboka yuko mufite abavandimwe, mufite abantu bo mu miryango yanyu bakiriyo. Nyabuna nimubabwire ko u Rwanda ari amahoro, sibyo? Mwabwize ukuri. Niba warafashe n'akarima ke ureka atahe, nagera hano ashobora kukubwira ati reka tubike tugabane, cyangwa se reka gahinge nanjye, nta kizatuma tugabana. Ariko mubaha amakuru y'ukuri, ntimubabeshe rwose ngo mutume bahera ishyamba. Turashimira rero ubuyobozi bw'akagari bwatwakiriye, ariko ndashimira n'aba bavandimwe kuko bafashe icyemezo cyiza cyo gutaha iwabo mu Rwanda. Ubu ntabwo mwabashimira. Bafashe icyemezo cyiza, banze guheranwa n'amagambo yo kubeshya, barataha. None natwe turabazanye kugira ngo mubibonere
maze mubwire abantu ukuri. Dore muri Kongo ni hano hirya, mubabwire nyamo, mubabwire ko bababesha rwose maze batahe bazi iwabo. Icyo nabasaba rero ari nacyo cyane nsorezaho, tumaranye iminsi amezi arenze 3 siko bimeze, babahaye inyigisho kandi mwarazumvise n'ikimenyimenyi. Abaturage muri hano nababwira ko aba bantu bitwaye neza hari Mutobo, nta kintu kindi kibi twababonyeho.